bishobora kuba bitarangirira cyangwa ngo bitangirire kuri dosiye y'abakono gusa. Bishobora kuba hari ikibazo kitigeze gikemuka kwijana ku kijyanye no kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge. Abenshi iyo muganiriye baracyafite baracyabona ibintu byose mu ndorerwamo z'amoko, ariko n'icyo noneho hari n'imikorere yagiye iha icyuho guha akazi abantu mu buryo budaciye mu mucyo, ku buryo usanga hagiye hiyubaka udutsiko dushingiye ku moko y'abantu bibonamo. Nahise nahazi kubera ko natwe ngewe kabunge personel magenda nahavuka ndanahaba, nje hari n'ikirahamwe nagiyemo nabagamo abantu bose bari mu matsinda, bari mu bimina, bari mu mashyirahamwe ashingiye ku dutsiko two kwironda, kwivangura no guca abanyarwanda b'ibice. Ayo ngayo agomba guseswa. FPR Inkotanyi yandika ryatangazo abonaga ko risaba ko baryozwa amakosa yose yaba yarabaye ndetse n'uburangare bwabayemo. Ntabwo bisobanuye ko ahandi hantu ibibazo biri mu majyaruguru batabifite. Nk'ibyo abo baturage batanze ngo haracyari abantu bibona mu bipimo by'umubiri, akakureba gutya akahita amenya icyo uri cyo, cyangwa akakugenera icyuba cyo kirenze kuba uri umunyarwanda no kumuntu. Kuba gitifu w'umurenge yagaragaye kuri yellow paper biragaragaza uburemere bukomeye bw'idosiye cyane. Kandi dosiye ubushize twarabivuze ko hari iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza igitondo cyiza abadukurikiye cyangwa se mugoroba mwiza bitewe naho mudukurikiye muherereye. Ni kuri Primo Media Rwanda rero turi kumwe na Yves Nkuye mu ruge. Yves Kadame, igitondo cyiza wowe kuko turi mu Rwanda, turi mu gitondo. Aramutse Karinija. Amahoro. Maze neza. Njya kubona mbona ku mugoroba ahagana isaa 4 cyangwa isaa 3 bameye batatu mu majyaruguru birukaniwe rimwe. Nawe wabibonye? Nabibonye bitinze, naryamye kare ejo. Bibonye nka saa 8 kwa kundi ubyutse nyine uvuga uti reka ngira utuntu duke nsoma. Ninza kujya mu kazi wenda ntafite umwanya uhagije wo kugira ibindi bintu ntegura, nzi kuba hari package mfite. Nabibonye mu saa 8 rwose ngewe. Aba bayobozi ro bakuwe mu myanya yabo byakozwe na Perezida Paul Kagame nkuko bikuye mu itangazo ryashyizwe mu kono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Rivuga rero ko iki cyemezo gishingiye ku isesengura ryakozwe rikagaragaza ko aba bayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo, ariko bagasurinya ku gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Abakuye mu myanya yabo harimo Mushayija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru, asimburwa na Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo. Ramuri Janvier w'akarere ka Musanze yakuweho asimburwa na Bizimana Hamisi. N'abandi batandukanye muri Gakenke, Nizeyimana Jean Marie Vianney wayoboraga aka karere yakuwe asimburwa na Niyosenga François. Muri Burera naho Wanyirigira Marie Chantal yakuweho. Turagenda tubinyuramo ariko tureba umuyobozi ku wundi. Axel Kamanzi wo muri Musanze nawe wari vice mayor nawe yakuweho. Nyuma yuko ntabwo ari abo gusa, hari byageze no mu mirenge ya yego nk'umurenge wa Kinigi naho. Nyuma yaho nanone wari vice mayor economique wa Musanze nawe yeguye, ariko we bivugwa ko ari ku mpamvu ze bwite. Yabaye kiriya. Ntabwo ari impamvu ze bwite, yananiwe kwakira kuburiya muhango warabereye mu karere ayoboye akanawitabira. Twebwe ku giti cyanjye nabisesenguyemo ibintu bibiri. Hari ukuba yabaye yaragiye muri uriya muhango nk'urwego rwa leta nk'umuyobozi, no tumukono cyangwa umutumirwa w'abakono, akaza nk'umuyobozi, cyangwa nkashingira kuri ya nama iheruka y'umuryango FPR Inkotanyi aho ashobora kuba yarasabye imbabazi mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, kugeraho yibutswa Manasa akamwibutsa ati oya, honorable Manasa aramwibutsa ati oya, ntabwo uri gusaba imbabazi, ntabwo uri gushyira ku mwotso, urimo urakikira ibintu uri kubizenguruka azifu
utumva uburemere bw'amakosa wakoze. We rero ntabwo navuga ngo yeguye ku mpamvu ze bwite, impamvu bwite riga ntabwo zibaho Karinje. Reka turebe rero wenda nawe turaza kumugarukaho gato kuko urumva nyobozi ya Musanze yose already iragiye. Uriya ari economique, hagiye sociale na meya ubukera mu none gisekeje Marigre ko ari umunywanyi hari ahandi hantu twakoranye. Uwagaragaye muri uriya muhango w'abakono yanizihiwe cyane mu karere ka Musanze, keretse nimba uko wari umukozi udatorwa aracyari mu kazi. Gitifu w'akarere Kanogeye Alex aracyari mu kazi. Mu kanya none muze mvugana n'umuntu wa hafi ye amubwira ati ndabizi ari mu kazi. Okay, hanyuma iri tangazo rivuga ko isesengura ryakozwe rigaragaza ko abayobozi batashoboye koza inshingano zabo cyane gusigasira umwe bw'abanyarwanda. Mbona ko ni ingaruka za dosiye y'abakono zigikomeza, ariko nkasanga ikibazo cyo kudasigasira umwe bw'abanyarwanda cyangwa se ibibazo bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda mwaturiye turere, reka mvuge ngo mu ntara y'Amajyaruguru bishobora kuba bitarangirira cyangwa ngo bitangirire kuri dosiye y'abakono gusa. Bishobora kuba hari ikibazo kitigeze gikemuka kwijana ku kijyanye no kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge, cyangwa bakaba bakiri inyuma kuko n'undi mu Rwanda ntabwo ubumwe buragera kwijana. Raporo zimaze iminsi zerekana ko biri kuri 94%. Raporo iheruka ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikiriho, yego, yerekanaga 94%. Ariko umuntu akahita yibaza ngo ko 94% ari umubare mwiza, turi mu ijanisha 94%, ibi nibyo byose wabona ayo manota buhagaze neza. Yego, ibyo bintu, iyo mibare koko yabirefleta ibiri muri societe y'abanyarwanda. Nyuma y'imyaka 20 nakaba aribwo turema ministeri noneho y'ubumwe n'uburere mboneragihugu, eza kwangura za nshingano zari mu makomisiyo, tugashyiraho urwego runini kurusha komisiyo noneho ruza kwita kuri cya kintu. Hamwe rero muho nshobora kuvuga ngo hashobora kuba muri iyo mibare bo bakiri n'inyuma y'abandi, hashobora kubamo aho hantu ho mu Majyaruguru cyane. Ndabishingira kuri nk'ibyo bintu by'abakono, dosiye y'abakono. Ndabishingira jondi hari ibyo nabonye ni kuri TV1 by'abakonya. Yego. Ubwo komiseri Gasamagera SG umuryango FPR, yego, yari yagiye kubasura, ngira ngo na ministre w'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yarariyo. Ndibuka ko muri video nabonye yatambukijwe kuri televiziyo y'u Rwanda, hari umuturage wahagurutse aravuga ati hari abantu bakireba ku masura akareba amazuru, ati mwa abaturage mwe ndabeshya, abaza abagenzi be. Abaturage bati ntabwo ubeshya. Uri kumva aho hantu ubu ni ibintu bitakabaye bivugirwa imbere ya minisitiri w'ubumwe, wenda abaturage bakifata batereka tujijishe ko ibyo niti kibazo kuba bitavugirwa imbere, nibyo niti kibazo kurenza kuba byavugirwa imbere. Kuko kuvugirwa imbere ye no kumwibutsa, no kumubwira ngo mu nshingano zawe nyamoneka nyakubahwa minister, dore aha hantu haracyarimo igihanga kandi icyo gihanga gikeneye gusiga, hakenewemo iryinyo. Havuzwe dosiye y'abakono yaremereye mu buryo twabibonye, haje iyo y'abakonya yasaga nk'aho ari nshya mu matwi yacu. Hari n'indi yo muri Burera yitwa ngo ni dufatanye iwacu dufatanye Burera, yavuzweho ko irimo abantu bakomeye kandi namaze igihe abantu bagerageza kubigorora ngo ni ikimina gisanzwe, ariko abandi bakakubwira ngo amarembo yinjira muri icyo kimina arafunganye cyane nk'inzira igana mu ijuru. Iyo mpamvu rero yo kuba afunganye cyane nk'inzira igana mu ijuru nayo ishobora gutuma inzego zishinzwe gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, nk'uko ubona ko ari ikintu gikomeye cyane. Nge hari ibintu njye ndeba nkavuga nti iki kintu kirakomeye, icyo kintu ubona kiri mu mahame, kiri mu itegeko nshinga ry'u Rwanda. Icyo kintu nkabona moteri y'igihugu cyangwa se ishyaka riyoboye igihugu, umuryango FPR Inkotanyi, urakimfasayizinga ukitayeho cyane. Nkabona icyo kintu hari izindi nzego bwite za leta zishobora kuba zigikurikiranira bya hafi,
none icyo kintu kikaba gifite uburyo cyafekta abanyarwanda muri rusange. Icyo kintu ntabwo kiba cyoroshye. Ingingo yitwa ubumwe mu itegeko nshinga iri highlighted inshuro nyinshi. Iyo ngingo iri ku iriburiro rya manifesto y'umuryango FPR Inkotanyi, tutabaze ngo mu mahame shingiro yayo muri za ngingo 8 zaje kuba 9 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. No mu kujya kwiyamamaza sirito mu matora y'umukuru w'igihugu uzasanga manifesto ye ubwiyo nibuka neza ni ya 2017 ntabwo mperuka kuyisomaho ngo ndebe nimba naho byarisuranye, ariko ntabwo nibwira ko bitagaruka. Iyo ngingo ugasanga irimo. Noneho mu kanya gato ni ikintu cyo kuvuga ngo urebe igihe cyashize tugaragaza ngo imibare imeze neza, ubumwe buhagaze neza, yewe n'ubwiyunge bimeze neza, ariko nyuma kera kabaye mu bushishozi bwa cabinet bagasanga hari ministeri nshya igomba kuvuka iza kwita kuri icyo kintu. Nujya kureba muri ministeri nshyashya dufite zikiri ntoya mu Rwanda, harimo iyo ministeri y'ubumwe n'uburere mboneragihugu, harimo na ministeri y'ishoramari rya leta. Sibyo? Ibyo bihita bikwereka ngo icyerekezo cy'igihugu kimeze gute, ntibihe bintu nyine bari kubona biri kwihutirwa gushyirwaho ingufu. None wajya kureba muri bya bintu leta ishaka gushyiramo ingufu yajeho, ugasanga hari ahantu hamwe bya bintu bifite ibibibangamiye kandi none ku rwego runini. Ntabwo nibwira ko ari dosiye yapfa koroha gutyo gusa. Rero ibaze mu turere dutatu tugize intara imwe, kandi ubwo sinanibwira ko ariho gusa, ahubwo niho bishoboka cyane ko iriya dosiye y'abakono yatumye abantu bakanguka batangira kwita kuri detaye nyinshi. Iriya byabereye mu Kinigi mu karere ka Musanze, na cyane ko mu bakomeye cyane harimo abakomoka mu karere ka Musanze, nkuriya mutware w'abakono Juste, umuntu ukomeye mu bantu batsindira amasoko ya leta no mu Rwanda. Wari bwagire Musanze ngo urebe ririya soko rya Musanze? Ririya niwe wari Goyiko yari ufite ikiraka cyo kuryubaka, yafite projet hano i Kigali y'amamiliyari hafi 2,800 note 3 yo mu bintu bya drainage and sewage system. Yagiye abona amasoko yo kubaka ibiro by'uturere, ibintu byinshi, numwe mu baherwe cyane. N'ibiro by'uturere ngo ruguru ibiro by'uturere nibyo narimvuze. Hakabamo abantu nka ba Paul Muvunyi, n'umuntu ukomeye, wenda bamwe bamuzi mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ariko ni umucuruzi ukomeye, akaba n'umunyamahoteli, uzwi cyane muri projet z'amahoteli, baba mu za Musanze, Iburasirazuba, hehe, azwi mu bintu by'amahoteli cyane, ndetse no mu bintu by'ibireti. Uriya ni wumva umuntu ari kuregwa kwiba cyangwa kunyereza miliyari 3, ujye umenya ko atunze nyinshi cyane. Ubu nkanjye ntabwo wandega kwiba miliyoni 10. Naburiye he nazo rero? Ntazo ndatunga. Urumva? Ariko nk'imwe nayituritsa, ntabwo ndi kuvuga ko mfite umutima wo kuba nakiba, ariko yo iri ku rwego rwanjye. Iri ku rwego rwanjye. Abo bantu bakomeye noneho bafite icyo bavuze muri sosiyete, ugasanga nibo noneho, ubwo ntabwo ari bo gusa, ubwo ndi kuvuga harimo vice presidente wa Sena, harimo abayobozi mu ku rwego rw'akarere, harimo abantu babayeho igihe kinini aribo bafite ubumwe n'ubwiyunge mu nshingano. Ducyahana Bishop ntiyari arimo nka biriya bintu. Yego, n'umuhungu we ari nawe wabaye wa mbere mu kwegura mu bayobozi. Ugasanga abo bantu noneho bari ku ruhembe rw'abantu bari mu bikorwa bibangamiye ubumwe bw'igihugu. Ibyo bitabikwereka ngo noneho mu baturage, muri rubanda ruto batari incabwenge, batanafite amafaranga, bo bamerewe bate? Ho bimeze bite? Aho wenda bo kuko badafite uburyo bwo kwihuza ku rwego rwo runini ngo bacengane n'amategeko, babigira ikintu gisanzwe kandi kidasanzwe, ntiwasanga nabo harimo abafite imitima yanduye. Gahunda za leta zihari kugira ngo zishyigikire ubwo bumwe, zirimo iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda, zirimo ubumwe n'ubwiyunge, zirimo ibikorwa bitandukanye, ugasanga wenda bo abakabibacengejemo, abakabibereye urugero rw'uko bya bintu biboneye ari byo, bagifite uburyo bibona mu dutsinda duto kurenza kwibona nk'abanyarwanda. Rero mbona iyi dosiye y'abakono yarabyukije ikintu cyatumye
abayobozi babona ko mu majyaruguru hari ikibyimba gikeneye umwotsi. usoreje ku ijambo mu majyaruguru, hanyuma se ahandi bite? Kuko igurukanye umutanyu bavuga ko ariyo yamaze. Ngewe iyo ngiye kuvuga ngo ahandi mpita nirengagiza iyi dosiye y'abakono nkareba hamwe nahereye igihe tuboneye minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubona ko nge ntabwo nari nicaye ku bantu batekereje kwishyiraho, ariko bazi neza cyangwa bari bazi neza mu mboni zanjye uko mbibona ko hari ibintu bigikeneye gukorwa cyane kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugere ku ijana uko byifuzwa, kandi ko bishoboka cyane ko igikeneye gukorwa ari ikintu kinini cyane kurenza imibare igaragara muri raporo. Nkavuga ngo rero kubera iki twakibanda ku majyaruguru kurenza ahandi? Ntabwo bisobanuye ko ahandi hantu ibibazo biri mu majyaruguru batabifite, nk'ibyo abo baturage batanze ngo haracyari abantu bibona mu bipimo by'umubiri akakureba gutya akahita amenya icyo uri cyo, cyangwa akakugenera icyuba cyo kirenze kuba uri umunyarwanda no kuba umuntu. Nkavuga ngo mu majyaruguru noneho harageze igihe haba kwiyasosiya cyangwa kwishyira hamwe bishingiye ku cyo abantu bari cyo, bishobora uburyo bari kuba traité muri iyo situation bishobora kuba message ituma n'abandi baza kumenya uko bitwara. Sinzi nimba mu mboni zabona ko mu hazaza h'u Rwanda ibyabereye i Musanze, ibiri kuba inkurikizi z'ibyabereye mu Kinigi, ari ibintu bishobora kuzatuma mu bihe biri imbere, kandi nibwira ko ari byiza abantu bazajya babanza bagatekereza kabiri ukubye karindwi inshuro zirindwi imbere yo gukora itsinda cyangwa ihuriro rihuje abantu bafite ikintu kimwe cyahashize bahuriyeho cyangwa basangiye. Kubera ko akenshi iyo hariho ayo mahuriro ahuza abantu bafite ikintu basangiye bihariye badasangiye n'abandi, ndanabyita n'umubare munini w'abandi bantu. Nk'urugero tukavuga ngo tugiye gukora koperative ishingiye ko turi abakozi birukanwe mu kigo runaka, ni nk'urugero. Ariko icyo kigo hari abandi bantu mwagikoranyemo, hari n'abandi batakoze muri icyo kigo musangiye uwo mwuga mwari murimaho. Ibyo bintu nibwira ko bizagabanyuka zo gukora udutsinda dushingiye ku bintu rimwe na rimwe by'itegute se bitari inyungu z'abantu bose cyangwa benshi, bizagabanyuka kandi ni ikintu cyiza. Bizagabanya, hari n'abantu bashobora kuvuga ngo twebwe twibonaga nk'ibi kandi ntacyo bitwaye, bakagarukiriza ibibazo by'amacakubiri cyangwa se byo kutabumwe ku macakubiri yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Yarebaga amacakubiri ku gice kimwe, ariko abantu ntibasobanukirwe ngo barebe ko amacakubiri ashobora kurenga noneho yandi yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Hakaba andi macakubiri ashingiye ku bindi bintu, aregurupa abantu mu matsinda mato, ejo ashobora kuzatuma haba ibindi bintu nabyo bibi ku gihugu, kandi none bitashingiye ku macakubiri yashingiweho muri ya myaka 30 dusatira. Nkavuga ngo rero navuga ko leta ifite crackdown ku tuntu nk'utwo, kandi mbona ko niyo hataba iriya insida y'Imusanze yo mu Kinigi, bishoboka cyane ko leta, kuko na ministeri ya Minubumwe iracyari ministeri nshya, bari bagifite gahunda, bakiri ku drafting amaproje, bakiri gukora ingamba, bakiri gukora gahunda zizatuma uburyo abantu bibona nk'abanyarwanda bisumba uko bibona nk'ubwoko runaka, bisumba uko bibona mu karere runaka, bisumba uko bibona mu kindi kintu icyo ari cyo cyose, kurenza uko byari bimeze mbere y'uko iriya ministeri byarwa. Hanyuma Yves, nyihanganira noneho gato tubanze twumve icyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu abivugaho. Turagaruka tureba niba haba hari ikosa ryihariye bamwe muri aba bagiye bakora uretse ibikubiye mu itangazo gusa. Ibyo abayobozi bakoze ni ibibazo bijyanye n'imikorere mibi. Imikorere mibi yatumye abatuza inshingano zabo, kutuza izo nshingano bikaba byarahaye icyuho ibintu bihungabanya ubumwe bw'abanyarwanda byinshi. Twagiye tubona ubugenzuzi twakoze, ko tumaze iminsi dukora ubwo bugenzuzi, n'ubu ngewe ndi mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Musanze.
ibyo rero bagiye bakora byatumye abanyarwanda guhungabana. Abaturage muri rusange twasanze bo abenshi iyo muganiriye baracyabona ibintu byose mu ndorerwamo z'amoko cyangwa se indorerwamo z'aho bakomoka, uturere bavukamo, amateka banyuzemo ndetse n'ibindi, ku buryo ubona gahunda nyinshi zagiye zikorwa mu gihugu zijyanye no kunga abanyarwanda. Iyo urebye muri utwo turere ukareba ahantu twagiye tunyura usanga zitashyizwemo imbaraga. Icyo ni kimwe. Ariko uretse n'icyo noneho hari n'imikorere yagiye iha icyuho guha akazi abantu mu buryo budashyiriye mu mucyo, ku buryo usanga hagiye hiyubaka udutsiko dushingiye ku moko y'abantu bibonamo, dushingiye ku turere abantu bibonamo, ndetse hagiye hanavuka n'amashyirahamwe anyuranye, amashyirahamwe menshi ubona agiye ashingiye wakwita udutsiko two kwironda, two kuvangura, cyangwa se udutsiko ducamo ibice abanyarwanda. Ibyo kandi ubuyobozi bwaba bushinzwe kubirebera no gukurikirana ko bitabaho, kubera ko Abanyarwanda hari navuga ko hari ni ihame dukomeyeho izo mbaraga zacu, ku buryo rero ubuyobozi utabishyiramo imbaraga uwo nguwo akwiye kuyoza. Umwe muvuze amashyirahamwe cyangwa amatsinda arimo kwironda yagiye yashinga, ubwo ayo matsinda yo ntabwo agomba guseswa cyangwa bigenda gute icyo gihe? Ni menshi cyane, ku buryo usanga aho ari akaba kuko bigaragara ko yironda. Icya mbere ni uko abayagize basabwa kubikosora, akaba amatsinda koko cyangwa amashyirahamwe adaheza abanyarwanda. Ahari noneho yo ashingiye ku dutsiko two kwironda, kwivangura no guca abanyarwanda b'ibice, ayo ngayo yo agomba guseswa akavaho. Noneho abantu bose bari mu matsinda, bari mu bimina, bari mu mashyirahamwe, bakagenzura ko koko amatsinda barimo cyangwa se ibimina barimo, amashyirahamwe anyuranye abafasha mu buryo bunyuranye, atavangura abanyarwanda. Ariko uretse n'ibyo hari n'aho twagiye tubona amatsinda cyangwa se udutsiko dutoya dushingiye ku isano y'amaraso, aho babyita imiryango. Rero twabibonye hano, aho usanga yarihaye n'uburenganzira bwo gusimbura inzego za leta, aho usanga abantu bafite amategeko bagenderaho ababwira ko batemerewe kugira ikibazo mu rwego rw'ubuyobozi, ko kijyanyeyo bamuca amafaranga, ko kugira ngo ube mu matsinda hari amafaranga ugomba kubishyura, kandi ibintu bajya kure ugasanga bishingiye ku muryango, bishyira hamwe bagashyiraho umuyobozi agaca imanza, umuyobozi agaca amande, umuyobozi hari n'aho twabonye usanga mbene uwo muyobozi ari we afite irondo ngenzura, ngo niwe waka mituweli, niwe uca amafaranga anyuranye. Ku buryo ibintu byose ni akajagari mu miyoborere y'igihugu, kubera ko amategeko y'igihugu agomba kubahirizwa. Amategeko y'igihugu avuga ko umuryango mu gihugu urengerwa n'itegeko nshinga, urengerwa na leta ikabinyuza mu buyobozi buzwi bwubatswe. Kuba abantu bagira amashyirahamwe byo ubundi si ikibazo, ubwabyo si ikibazo, ariko gukora ishyirahamwe rishingiye ku bwoko, rishingiye ku kwironda, ndetse rigashingirwa no gucikamo abanyarwanda, ntabwo twabyemera. Ahubwo amashyirahamwe akwiye kubaho, agaha uburenganzira bungana abanyarwanda, agahuza abanyarwanda, akabateza imbere, kandi buri wese akagira uburenganzira bwo kubyinjiramo no kurisohokamo bitewe na kondisiyo zisanzwe zizwi, ariko zidafite aho zihuriye no gucamo ibice abanyarwanda. Ayo makosa yose mumaze kugaragaza, namwe muri utu turere uko ari dutatu cyangwa buri karere gafite umwihariko wako? Ibyinshi babihuriyeho, usanga babihuriyeho, kubera ko twakoze umugenzi twagendaga dukora, twaganiriye n'abaturage banyuranye, tunareba uburyo abantu babaho, ndetse ahandi turahazi, ahenshi turanahazi, kubera ko natwe ngewe Kavunge personel magenda nahavuka ndanahaba, hari n'ishyirahamwe nagiyemo nabagamo, ariko ayo amatsinda amashyirahamwe yose arahari, ariko ugasanga ubuyobozi, ikibazo cy'ubuyobozi ni uko burarebera ibintu bikaba, ntibagire umwanya wo kuganira n'abaturage no gukurikira ibihari. Ugasanga n'ibyo twe tuzi, ibyo tubona buri munsi, ibyo tubamo, bo ntibanabizi, abenshi ntibanabizi rwose, bibereye mu kirere.
ibyo rero byose twarabiyenzuye dusanga ntabwo bikwiriye, ariyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika yafashe umwanzuro, kandi umwanzuro ukwiriye mu gihe gikwiriye. Mwagarutse kuri icyo gikorwa cy'ubugenzuzi mwakoze, no mu itangazo harimo ko nyuma y'isesengura rimaze gukorwa rikagaragaza ko bamwe mu bayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo. Ese iri sesengura cyangwa ubwo bugenzuzi bwakorewe mu ntara y'Amajyaruguru gusa cyangwa n'ahandi hirya no hino mu gihugu byarakozwe cyangwa birimo gukorwa? N'ubugenzuzi ubundi bwakorewe hano, ubundi kuba bwarakorewe navuga ko ntabwo ari ukubera ko ariho honyine hari ikibazo, ko ni ibibazo ubona bishobora kuba biri n'ahandi, ariko aho twabikoreye ni uko hari ibikorwa byagaragaraga ubona byavuzweho n'abantu benshi. Wabonye nk'igikorwa cy'umuryango umwe wikoze ukajya gutora umutware wawo. Ahangaha ibyo byarabaye, nta muntu ashobora kubidetekta, ubuyobozi bwari buhari ntabigeze abivuga, ntawigeze abikoshoninga, kugeza igihe bigaragaye ari uko ari abandi bantu babibonye. Icyo ngicyo ni indikateri yaje igaragaza ko hari ikibazo gikomeye gisaba ko abantu bajya kureba ibyo ari byo, ariko binadufungura amaso twese kugira ngo dushakishe n'ibindi bintu abantu bashobora kuba bita bitoya cyangwa se bivuka hirya no hino, ariko bishobora kuzaturukaho ikibazo. Ikintu gikomeye cyagaragaye ni uko usanga ubuyobozi budakurikira ibyo bintu uko bivuka n'uko bikura. Ni nayo mpamvu ubona ari bo babibazwa, ari twe tubibazwa ku munota wa mbere. Noneho tubasigara dufasha abaturage kugira ngo bahabwe umurongo mwiza, kugira ngo bashobore gukora neza, bashobore no kwiteza imbere. Bivuze ko iki cyemezo hari ubutumwa kiri gutanga no mu tundi turere hirya no hino mu gihugu? Nibyo rwose, nibyo. Ubutumwa bwa mbere ni uko kubwira abaturage ngo nibatekane, nta kibazo gihari, nta byacitse ihari. Abayobozi kubazwa inshingano ni ibintu bisanzwe, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukubwira abaturage nanone ngo buri wese ikintu ajyamo ajya abanza arebe ko cyubahirije amahame remezo igihugu kigenderaho, arebe ko kiri mu murongo mwiza, cyane cyane ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Iryo ni ihame dukomeyeho, ikintu ubona gishobora kuba cyavangura abanyarwanda, ikintu ubona ko gishobora kuba cyazana amacakubiri n'ibindi, umuntu akirinde, yinde kukijyamo. Icya gatatu, twirinde udushyira hamwe cyangwa se udutsinda dushobora kwiha gusimbura ubuyobozi bw'igihugu. Ubuyobozi bw'igihugu twemera ni ubuyobozi bugendera ku mategeko, ni ubuyobozi bufite aho bunyuza ibikorwa. Kubishyira hamwe byakora ibikorwa ntacyo byaba bitwaye, ariko rigomba kubinyuza mu buyobozi. Icya gatatu ni ugusaba abayobozi bose guhora bari hafi y'abaturage, kuba mu baturage bakamenya uko babaho, ku buryo ibintu byose biba mu baturage bamenya ibyo ari byo, bagashobora kubiha umurongo, ndetse bagashobora kubisobanura igihe cyose babibajijwe. Iyo umuyobozi ukaba udashobora gusobanura ibibera aho uyobora, ubwo buyobozi ntabwo buba bukwiye. Noneho ibisigaye twese tukamenya ko nk'abanyarwanda ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Ikintu cyose gishobora kudutandukanya nk'abanyarwanda cyangwa se kiduciyemo ibice byaba bishingiye ku moko, nicyo twabonye, tuzi aho u Rwanda rwageze kubera amacakubiri. Ikintu cyashingira ku tundi duce abanyarwanda bicamo dutoya, aho bavuka ugasanga abantu barironda ngo navuye aha, navukiye ahangaha, nasangira n'abandi, cyangwa se nta wundi muntu twakorana. Ibyo byose tugomba kubyirinda, tukamenya ko gukorera hamwe nk'abanyarwanda, guhana amahirwe nk'abanyarwanda, gukundana, gufashanya nk'abanyarwanda, nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere kandi kigahoraho imyaka yose. Hanyuma iyo urebye, ntabwo uretse kugarukira ku kuvuga ngo isesengura ryakozwe rikagaragaza ko abayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo, cyane cyane gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo ya leta y'u Rwanda, ariko ntabwo bigaragara uburyo Mushayija Geoffrey atabashije gusigasira iryo hame remezo. Ntabwo bavuze ngo uyu yakoze ibi bituma, nta bisobanuro birambuye. Hari icyo mbibonamo, uri uzajya kureba zimwe mu ndahiro aba bayobozi baba bagiye bakora, bamwe muri bo banari muri muryango FPR Inkotanyi, uzasanga mu ndahiro zabo harimo ikintu cyo kutareberera ikibi.
ndetse jondi wabonye ko bari basabiwe kuryozwa FPR inkotanyi yandika ryatangazo abonaga ko risaba ko baryozwa amakosa yose yaba yarabaye ndetse n'uburangare bwabayemo ibyo bintu byarikiriye mu itangazo rero umuntu kuvuga ngo ashobora kuba nta ruhare rwe biri kugaragara clearly ngo uruhare rwe n'uruhe mu kubangamira ubwo bumwe ariko kuba igikorwa nka kiriya cyaba kikaba akizi ntagire icyo akora mu kugitambamira ubwabyo ni ibintu bimu holding accountable nk'umuyobozi swat ashobora kugerageza kugitambamira akoresheje ingufu afite nk'umuyobozi ashobora guhereza amakuru y'izindi nzego ikintu kiri suspicious ushobora no kutavuga uti reka ngitambamire kubera ko rimwe na rimwe hari amakuru ahagije ubutagifite ariko ukaba wasangiza izindi nzego amakuru kugira zigufashe kubyumva birenzeho icyo ni kimwe ikindi hari ukwiyasosiya noneho n'umutima wawe ikibuno n'amaguru byose ukaza ukifatanya na ba bantu ukababwira uti ndumwe muri mwe kandi rwose iyi gahunda nziza mwatangije dukomeze inzira twatangiye nanjye ndi kumwe namwe uri umuyobozi ubwabyo ibyo biba bibaye uruhare ntabwo ari ngombwa ngo PM ajye kwandika itangazo ridetaya ngo ribwira abaturage ngo urumva vice mayor ngo twamweguje kubera ko ku itariki iyi niyi yanahamagaye umuyobozi uyu n'uyu arangije aramubwira ati rero urumva twe nk'abakono tuzahurira habigende gutya ntanze n'umusanzu uyu n'uyu kandi abakonerega turanarenze n'urugero ntanze simuze ko ibyo byabaye ntabwo ibyo bintu PM niyo yabimenya gutyo ntabwo ibyo bintu yajya kubyandika mu itangazo ariko ikikwereka ko ari ibintu bikomeye ziri gutukwamo nkuru ntuze kumbwira ngo nkuru ngo senateri uretse nicyo ubwo ntangiye guhera nkuru duhereye aho byabereye sibyo ko senateri nimbara narebye ijambo rye yavuze ko atari n'umukono sibyo aravuga ati njyewe apana senateri vice president wa sena vice president wa sena yavuze ko atari n'umukono arangije anerekana uburyo umutima wamukomanze hakiri kare ko yahise abona ko ibyo bintu bishobora kuba ari amafuti akabivamo bitarangiye anicuza uri kumva kuba yarabyitabiriye ataranamenyesheje inzego ko ibyo bintu bifutamye rero kuvuga ngo ziri gutukwamo nkuru hari amakuru menshi tuzamenya nyuma y'ibi bintu wenda turi kubona begujwe mu buryo buri kiriya nyuma y'uko dukora ikiganiro ngo Gatabazi ntari kwitaba kuri telefone warongera uramuhamagara yego narongeye yaciyemo oya wahamagaye Kazoza se oya Kazoza ntabwo namuhamagaye muhamagare muhamagare nawe se koko muhamagare kubera iki se ndi gushaka kukwereka ko composé n'est pas accessible en ce moment niwe uhamagaye se sawa tuzagenda tumenya ibintu byinshi birenze ibyo turi kubona ariko ibyo tuzabona nge nanasaba wenda igihe kizagere ubuyobozi buca inkoni zamba kuri aba bantu ariko buzaba bwanatanze message ikomeye ibyo guca inkoni zamba turaza kubireba wari urimo uravuga uti aba bayobozi mu ndahiro barahira ariko ukareba ku ruhande rumwe ugasanga harimo ngo Musabyimana François ari umuyobozi ushinzwe imari n'abakozi nyine ukabona harimo abantu twibuke ko itangazo rya minisitiri w'intebe rivuga kunanirwa kubahiriza inshingano zabo ariko noneho rigashyira akitso rigashyira ikimenyetso rikandarayininga ibijyanye ubumwe inshingano ni nyinshi ubuse nka Axel uriya inshuti yacu vice mayor social inshuti y'abanyamakuru Kamanzi Axel w'akarere ungirije ushinzwe n'amiza y'abaturage muri Musanze ntabwo we amakosa y'usanzwe uzandi arenze ibyo ngibyo ubundi ahubwo nk'abayobozi bakabaye wa munsi umunyamakuru amubaza inshingano zimureba agakaraga ubwiza akigendera yakaba yari wo munsi bamwandikiye ibaruwa agakaraga ubwiza ikintu nabonye mu ikiriya gihe no kuba ari mwiza gusa ariko nabonye ubwiza bwabupfushije ubusa mugani warafite kuko hari andi makosa sibyo ariko yaragihari ashobora kuba uyu munsi ari kuvuga icy'ubumwe ariko hari n'abandi nyine gitumye kwihangana k'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kwanga bavuga ati nibi twarihanganye na turihangana ariko aho bigeza enough is enough we better pathways
niko Yves ubu uretse ibi byo by'inama y'abakono no kwimika umutware wabo hari ibindi wavuga muri Janvier yakoze byabangamiraga ubumwe hari ibindi wavuga uwanyirigira Chantal wayoboraga Burera byabangamiraga ubumwe cyangwa no kurangara gusa Karinija inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda ubwo nishyizemo zose uzazinenga ikindi ariko icyitwa kubura amakuru kuri wowe ntabwo kizazamo. Icya kabiri ikintu cyitwa guhubuka ni ikintu kiba gake kandi rimwe na rimwe ntabwo uzakibariza muri perezidanse cyangwa muri primature. Nakubwiye ngo bashobora kutaduha detaye sibyo ariko nk'uyu wa Kinigi we byoroshye kubihuza n'ibyo by'abakono byabereye mu murenge wawe byagize iki ariko n'aba bandi buri wese afite utudetaye twe dushobora kuba hari izindi ntege nke yagiye agira n'ibyo bintu noneho bibangamiye ubumwe bagasanga ari ahuriye nabyo. Nakubwiye ngo nk'ubu uyu munsi dufite biriya by'ikidaho twaje guperereza dusanga koko ni ikintu kiri aho bamwe banavuga yuko kinanditse rwose. Ngiye navuganye n'abantu muri board yabo bambwira ko ari ikintu kiri aho gisanzwe kinanditse ko batanaziranye ariko umuntu atakirengagiza n'abandi bakubwira ngo amarembo yinjiramo arafunganye. Amarembo yinjiramo subu Yves nanone ntago ari ugupfa kwinjira ahantu hose uko ubonye tubiveho. Ngewe navuganye n'umuntu muri board yabo abakonya wari usanzwe ubazi imbere y'abakonya ntago nari mbazi abakonya wari ubazi wari uzi ko bafite uburyo bafitanye ubumwe bwabo bwimbitse kugeza ku gihe batekereza bakavuga batari ko nyuma y'imyaka magana twagira n'umutware hatazagira n'umuntu udukinishamo ukuntu twashyira n'umutware akadutwara. Ntabwo nari mbizi rwose. Ni ikikwereka ngo mu gihe gito cyane uko ari amakuru yagutunguye hari n'andi makuru menshi utaramenya kubiri kubera hariya hari n'andi uzamenya simoze nkubwira ngo uzakomeza utungurwe hari n'andi utaramenya ariko ntabwo ntekereza ko iyi dosiye uburyo abantu bayitrese mu buryo butuje kandi gake ntabwo irimo guhubuka. Ntabwo PM se yandika amabaruwa angahe amabaruwa ya PM yandika tubona nangahe urumva ni dismissal na appointment nibyo tubona niyo akenshi tubona ikura mu nshingano nishyira mu nshingano nta bindi bintu rero ntabwo ibi bintu noneho kugera ku rwe hari ibyo twagiye tumenyera ubundi turu di Rwanda tumenyereye mu Rwanda ni yaho abayobozi benshi baba bari kutubwira ko beguye ku mpamvu zabo bwite abafunze umutwe bakeguzwa na njyanama ngira ngo bamaze kubona ko iraturufa ishaje impamvu bwite abenshi ntibakizandika ariko akenshi tubibona bivuye mu mabaruwa yabo ni gake twe tubona urwego rukuru rw'igihugu ruyoboye guverinoma PM si umuyobozi wa cabinet urwego ruyoboye guverinoma ruza rimwe kabiri gatatu ruri kwirukanira mu karere ntabwo ari ibintu bibaho kenshi noneho rugeze igihe nabo mu murenge tumenye ko bagiye bivuye muri ofisi ya PM kugira ngo ubone ko ari dosiye ifite amapine kandi ko iremereye nk'umusozi ikinakomeje kandi kigikomeje cyane rwose irakomeje umutoza w'abakinnyi aracyandika episode nshya cyangwa akaba yarazanditse zigomba kugenda zisohoka. Hari umuntu muri groupe imwe tubanamo wanditse ati Karinija abo muturebere niba kwitabira inama y'abakono aho ntiyari piège yo kubakuraho umutego ati nyamara ibifi binini bifungiye mu rugo gusa kandi nta wabyirukanye mu kazi. Akaba ari piège itezwe nande subwo piège mu mutego utezwe nande ni ikibazo yambaza ntabwo mbibona gutyo ibyo biranahura na cya kintu navugaga ngo leta izaca inkoni izamba narebye ubwo bari mu nama y'umuryango FPR inkotanyi yahuje abakadire bagera muri 800 abenshi bishinjije ikintu cyitwa umurengwe. Rero buri umurengwe wica nk'inzara umuntu ashobora kugira gutya akagira igihe rwose mu bwenge asanganywe mu bushongore n'ubukaka akaba ari n'umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge ariko rimwe na rimwe bikamunanira gushishoza ku kantu gatoya kandi abandi bantu batoya babasha gushishozaho. Bazaca inkoni zamba bashingiye ku kintu cyo kuvuga ngo aba bantu bashobora kuba batari bafite umutima wo kwanga igihugu cyangwa se kubaho ku buyobozi bwacyo ariko uwo murengwe
ubwo bujiji, uko kutareba kure, uko kuryoherwa no kuba baza kuba bari kumwe ari abantu bakomeye bikubitira igisirimba n'ibiki, bagasanga byabarengeje, byabataye mu manga, kubera nyine ko batabitekereje gutya. Hari ibintu nemera muri Islam, haba ikintu cyitwa niya. Ntabwo bo bizera ko hatarebwa uburemere ampleur y'ibintu wakoze, harebwa ahubwo warugambiriye iki. Ku rwego uramutse unteye ibuye ushaka kumpitana ariko rikanca ku ruhande rikagenda rigafata inzu ntigire n'ikiba, ntabwo ibyo bintu uvuga ngo none se ko ntacyo ubaye biroroshye. Ibyo biba bibaye serious cyane. Ariko ku rwego kumwe nk'umubyeyi atera nk'urufunguzo umwana ari kumukanga ukabona rukubisa ahantu mu cyica umwana ayisaraba, nko muri Islam ntabwo ibyo bintu babifata nk'ikintu cyahatari. Umugambi ntabwo wari mubi, byari nko kumukanga ntuzongere, ariko bimuvukije ubuzima. N'urugero ntanze. Rero nk'ibi bintu bishobora kuba byaragize ingaruka zikomeye kurenza umugambi aba bantu bari bafite. Nubwo izo ngaruka byagize ari nto kuzo byari kuzagira iyo leta itahita ishyira bariyeri mu nzira ngo ibabwire iti mutarengaho. Yego. Hanyuma mu karere ka Gakenke harimo nk'umuntu witwa Museveni Songa Rusakuza, wari umukozi ushinzwe gutanga amasoko. Ubu se yahuriraho n'iby'abakono? Cyabuzwa n'iki se mu busesenguza abantu bagiye bakora, bagiye banavuga ati ibi bintu hatagize umuntu byikoma imbere tuzisanga abantu bari no guhabwa akazi kubera ko bibumbiye mu bintu runaka, usanga abandi bari kwimwa amahirwe runaka kuko batabirimo. Kuko se ubundi bisanzwe bidakorwa. Kuko ubundi bisanzwe bidakorwa. Ko hari n'abavuga ko kujya mu kazi mu Rwanda bishingira ku kimenyane runaka. Ntabwo ibyo bintu no muri systeme zateye imbere ntabwo ibyo bintu bibura, ariko noneho hari ibintu biba bimeze nk'aho ari rusange. Hari imirimo buriya batazakubeshya ishingira kuri vetting. Niyo mwakora ibizami gute uri umuhanga ute wabitsinze, bakabanza bakavetinga bakareba nyine ukacisha mu tuyunguruzo twinshi, bakareba niba warinda ugerayo nta kayunguruzo kakurutse, bakabona kuri ifi itunganye nyine ukagerayo. Ibyo rimwe na rimwe umuntu wizeyeho ubuhanga watsinze ibyo bizami byose ntabone uwo murimo, ahita avuga ati buriya wagiyemo n'ikimenyane gusa. Ariko rimwe na rimwe wasanga no kuba bamuretse wakageramo ntawe umuntu umuzi aho ngaho, ahubwo wowe akayunguruzo kakurutse kubera impamvu zitandukanye. Nicyo kimenyane ntikibura. Ntabwo reka ngo uhereze urugero karinija. Mu bakozi ufite bose muri primo bangahe wabanje guha ikizami? Umenye ntazi nuko bategura ikizamini cy'akazi nge. Ushingira ku buryo usanzwe ubaza ahandi ukamuhamagara uti twakorana. Sibyo? Noneho hari igihe kandi hari abantu benshi bashoboye no kurenza abakozi ukoresha hano, benshi bashoboye kurenza abakozi hano ufite, bashobora kuba baragusabye akazi ntubone n'umwanya wo kubitaho de fact yo kubutabazi. Namubwira uti basi reka numve wabikora ute. Ni nabyo bibare mu nzego zimwe, ugasanga umuntu nyine arabizi ko hakenewe umuntu akahita abwira ati kanasha hano nyamara bimeze gutyo, ukisanga wagezemo muziranye, nabyo bikaba ikimenyane mu buryo bw'ukuri kirahari, ariko kitari ku rwego rw'icyo dutekereza. Noneho ikimenyane kindi wavugaga nacyo gihari, hari none no kuba abantu babikora ku bushake, akaba yabuza amahirwe undi muntu umerita cya kintu mu nyungu z'undi muntu we wa hafi. Ibyo nabyo ntibyabura, ariko ukabona ko hari ubushake leta igenda ikora yerekana bwo kugira ngo icyo kintu kibe cyacika. Nubwo mbona vetting nyine izakomeza, n'ubundi muntu wanyuze muri ya nzira leta yashyizeho ntimuruke aze kurukwa na vetting. Ubwo bushake se bugaragazwa n'iki leta igenda ishyira? Kuba yashyiraho uburyo bwo kuba abantu ba-applyinga mu buryo buri online. Kera umuntu yashoboraga gusaba akazi na dosiye ye ntizagere ku muntu hanyuma wo kumuha ikizami. Ariko uyu munsi mu kwa-applyinga online, dosiye yawe iri bugere yuko byagenda kose nta muntu yitambitse, ndetse n'uburyo bwo kwanga kugusubiza ko bayibonye biri riski, kuko online noneho baba baguhereza ibimenyetso ko dosiye yawe yahageze, ushatse wabajyana mu nkiko. Icyo leta yabaye gishyize ku ruhande. Hari kuza uburyo bwo kuba abantu bakora ibizamini online, nabwo bukirimo amakosa n'amafuti, ariko umwe ubona ko icyo bugamije ari ikintu kizima. Igikenewe ari ukugenda bashyiramo isuku, ahanduye bagakubura cyangwa bakahakoropa, gutya ibintu bikagenda bimera neza. Uko gushaka kwa leta kuraboneka. Ariko nyine
ntibikuraho ko hari abantu bamwe muri leta ashobora kugira gutya agakoresha ububasha afite cyangwa umutima namabura akaba yabuza n'umuntu merita kwinjira mu nshingano ejo bikitirirwa leta. Ni nayo mpamvu ubona nyine ibintu abantu bakabaye batekereza ko ari bito ubona byahagurukiwe n'urwego rukuru rwa leta. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kubona perezida w'igihugu yakiyirukanira gitifu w'umurenge. Twe tumenyereye ko umuyobozi runaka ukomeye abwira gitifu w'umurenge ngo andike ibaruwa wegura. Usanzwe utari ku rwego rw'igihugu ugasanga ba gitifu bagira igihe bagenda babyibuha ku rwego meya atabasha kumwirukana, ariko undi kera meya yashoboraga guhatira gitifu kubivamo da akayibangira ingata akabivamo. Bigera igihe na Minaroke banza nyuma yakaboneka banza atari abayobozi benshi banyuze muri Minaroke bashobora kureba meya mu maso akagira ubwoba ejo bugacya yandika asezera. Ntabwo ari benshi bigeze bahanyura. Rero ibyo bintu navuga ngo ugushaka kwa leta kurahari kandi kwiza, ni nakomeze ntireberere ko ubumwe yamvizaje bubangamirwa, ariko nkavuga ngo mu gihe iri kwereka abanyarwanda ko ubumwe ari ikintu kidakinishwa, kari umuriro wo kotera kure. Aba bantu ntibaze kubahana mu buryo buri severe cyane. Babahane of course, ariko mu buryo budatuma ingaruka z'ibihano bahawe zizaba ngari cyane ku miryango yabo. Ntabwo zabura. Urumva niba unkuye ku mushahara ukaba unkuye ku kazi, wenda nari ntunze umugore n'abana 4 nafashaga muri umuna wa madamu nagiraga umuntu ibyo bikuvanyeho ntakwake diplome yawe ntube blacklisted ejo wakongera ukona n'akandi kazi ko babikuvanaho ukanisanga i Madrid. Ko none babikuvanaho none suri Madrid noneho nibwo byaba byiza kurenza uhari. Eriga burya akazi wakavamo kanakora ikiyede. Umuntu aburase ntaburashe. Ariko noneho hari igihe wisanga nk'aba bantu amazi imyaka 10 azi ko kubaho kwe bishingiye kuba ari kuri payroll ya leta, none uvamo kanaba blacklisted ku rwego ejo nta waguha akazi, cyangwa ku rwego ejo leta itazongera kuguha akazi. Ugasanga mu buzima bwe ntiyanibutse kwiteganyiriza. Erega n'igihe usanga umushahara igihe usanga agashahara ari gato. Hari n'abantu benshi, hari umuntu ejo bundi yahoze abimbwira ambwira ati ababyeyi benshi uzabona dukorera leta apari yo kubona imishahara ari mito ku mpamvu z'ukuntu uburezi bwiza buhenze mu Rwanda, uburezi bufite ireme buhenze. Hari igihe usanga ahubwo umushahara wawe wose ari minerivare y'umwana. Ati none ufite waragize umugisha ukabyara abana 3-4 bose ukibeshya ngo bagiye kwiga ahantu heza. Ati se ko byeruye ivaho. Yarabimbariraga nkavuga ntahari bya bintu banza bikomeye, bya bintu banza bikaze. Ahubwo subirayo nta mahwa yive. Nabanditse gusubirayo. Kuba nkanjye gusa natansubira ngiye umwana wanjye n'ahantu yiga harahendutse byatari. Nyine niyo mahirwe wenda. Oya naho simpashoboye biracyangoye. Noneho mpite nsubirayo nihuta. Twitega abandi. Yego. Barimo nabo ura muntu muri commentaire yavuze ngo bafungiye mu rugo bifi binini sinzi. Niba ibyo byose nabizi niba nahavuye. Ntabwo ibyo byo kuba bafunze bizi, ariko icyo nakubwiye hari abantu tuzi telefone zabo zitari gucamo. Kandi bari hariya. Nabo tubitege. Dushobora kwitega abandi bato cyangwa inkubiri y'abatika birangiye none umutoza w'abakinnyi akaba agiye kuduhereza episode z'abanini. Hari ikintu numvisemo kiti n'ubwa mbere Perezida Kagame yirukanye gitifu w'umurenge. Cyane batari ubwa mbere, ubwo naba nararangaye simenya amakuru. Nanjye n'ubwa mbere ntabwo nigeze mbona gitifu w'umurenge kuri Yellow Paper. Ntabwo kenshi nigeze mbona gitifu kuri Yellow Paper. Gitifu w'umurenge nakubwiye ngo gitifu w'umurenge yirukanwaga nande nafande kanaka muri ako gace wamubwiye uti gitifu uri kwitwara gutya. Ni inama itaguye, ni inama yaguye y'umutekano. Joke. Nizo wasangaga zibasinyisha usanga ibaruwa yanditse. Ugasanga muri joke bamubwiye ati gitifu imeze gutya na gutya ejo akegura ku mpamvu ze bwite. Oya wenda tunabare ko yabaga yisinyishije, ariko umutima nama cyangwa umutima umuhatira gusinyira ibyo atemera akawuvanaho muri ya nama, cyangwa umutima umuhatira kutubeshya ko ari impamvu ze bwite akawuvana muri iyo nama.
ariko impamvu ze bwita abadepite bazadufashe bicare bazivaneho. Oya na Perezida wa Repubulika yagize kubivuga ndabyibuka mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye muri Village Urugwiro yavuze ati nta mpamvu bwite zibaho barahari inshingano b'abana. Urenge hari ikintu nemera umuntu ushobora kumubaza ikintu akakuvuga ati kisi nkigusubishe ku mpamvu zanjye bwite, sibyo? Impamvu bwite ubwo zishobora kuba zikubiyemo umutekano wanjye ko nshobora kukivuga kikangiraho ingaruka, umuryango n'ibindi byinshi ndabyumva, sibyo? Ariko noneho iyo ugeze igihe wowe ugiye kuva mu nshingano, izo nshingano ntabwo zari zawe bwite. Siriya nshingano ni iz'abanyarwanda baguhemba mu misoro yabo. Ni nabo bagutumye marigire n'ubwo iba uri kujyana mu kazi atari bo bayisinyeho, ariko uwayisinye harabahagarariye baramutumye. Rero wakabaye usubiza usezera umenyesha ba bantu rero ukorera, babwira uti ngewe rwose banyarwandakazi mvuyeho kubera ibi. Mu ijambo rimwe icyo numvise kuba gitifu w'umurenge yagaragaye kuri Yellow Paper biragaragaza uburemere bukomeye bw'idosiye cyane. Kandi dosiye ubushize twarabivuze ko tukibona umuryango FPR Inkotanyi uyivuzeho, nta rwego rundi rwa leta rurayivugaho, minubumwe itarayivugaho. Ngira ngo ejo ndibwo twabonye minubumwe bivugaho, Jean Damascene avuga ngo ntabwo ikibazo ari ukuba abantu bahuje ubwoko buto nk'uko kuvuga abasinga banyiginya. Ati ikibazo cyabayemo no kwimika umutware. Kiriya kintu kiraremereye rero uko kuremera kandi giteretse hejuru y'ubumwe, abashinzwe kurengera ubumwe bagomba gushaka uburyo icyo kintu bagihirika kandi bakakigeza kure y'ubumwe. Kandi noneho ibyo ntibiba bihagije, buriya ku bahinzi cyangwa se ku bantu bazi iby'ibimera, iyo ikimera cyafashe, iyo ikitwa ingurukira cyafashe mu kimera kimwe ukakivanaho, ntabwo biba bihagije gusa ngo ukivanyaho, uba ugomba no kugenzura nimba nta handi iyo ngurukira iri. Iyo urumamfu rwaje mu ngano ntabwo ureba agati kamwe k'ingano ngo kariho urumamfu, urebaho, byanashoboka ukareba no mu mirima y'abaturanyi, cyangwa nabo babimenya yuko urumamfu rwageze mu ngano zawe, nabo bagacunga bakajya kugenzura iwabo basanga byera de bagashyiraho ingamba zituma urumamfu rutahagera. Iyo ni message ivuga ngo ibibazo bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda muri uku kwezi kumwe n'iminsi bivuzwe cyane mu majyaruguru, ariko se bwana governors majyepfo burasirazuba mujyi wa Kigali, mwebwe iwanyu birera de. None se mwebwe ukeka ko nimba uyu munsi turi gutabaza, ndeke kubyita gutabaza, turi kuvuga duti ni muci inkoni zamba kuri aba bitwaye nabi iyo za Musanze, mwibwira ko mwebwe uzatinyuka kuvuga ngo niba inkoni zamba byagaragaye iwanyu 2026 cyangwa na 4 cyangwa na 5? Bizagorana. Uzi impamvu bizagorana? Bazavuga ngo aba bantu bari kurya isosi baritse ubugari, bazi ibyo barimo. Icyo gihe umuntu wese bizamugora kuvuga ngo nibace inkoni zamba, kuko muzamusubiramo ibintu byaje bigasakuza cyane bikagaragarira u Rwanda rwose ko ari ikibazo gikomeye. Nuko mbyibwiye. Reka dusoreza Yves, sinzi niba hari ikindi wakongeraho wenda mbere yo gusoza. Nta kindi nakongera uretse kubashimira, mwakoze kumeza umwanya. Mwakoze namwe bari badukurikiye. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. Ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare